Angiriye abantu bose ku marembo y'urusengero atandaraje yambaye ubusa buri uhageze wese hejuru ya 80% agahita hasiga Bibiliya. Narinzi ko ziri buhasiga abagabo n'abagore n'abakobwa n'abahungu barazihasiga, hanyuma imbere ye nko muri metero 5 uri hafi y'umuryango hari undi nawe bangana, we yarantangaje, yari afite amabere 3 mu gituza, akonsa abantu nko ingurube yonsa abana, kumwe abana b'ingurube barwanira amabere ya nyina, arabonsa uwo yonsaga wese yahitaga afatwa n'irari ry'akataraboneka rititaye ku myaka afite, agahita asubira kuri wa mugore wa mbere akamubwira ngo nageze ubushake, Bibiliya nayigusigiye ngaho reka tukuryamane. Yarangiza akamusubiza ngo mfite akazi ko kugusha abantu benshi mu itorero, genda usambane n'uwakonyeje. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo uretse umuntu uzi kwiyiriza no kwirinda, nushaka uzasenga ushinze umutwe cyangwa se uririmba ukora kiribite, ntiwarusha Satani. Ubwo busamanye buzamufata, kandi ndi umuhanuzi ukuze, abantu benshi ibi bintu byamaze kubafata, baca inyuma bo bashatse, cyane ko nko ku gitsina gabo bo n'abana beza, uretse ko n'abagore bafashwe, umugabo iyo yaguciye inyuma nibwo aguha keza itabaho ngo asibanganye iki. Abantu bageze ku rwego gusambana babitegera. Niyeze mba ahantu umudiyakoni no kubikomeye, ni umurongo wa mbere mu mubwiriza igice cya 10 aranditse ngo isazi zipfuye zituma amadahano yoshejwe n'abosa nuka gute nabi, ngo ni kubupfapfa buke bwonone ubwenge n'iki n'icyubahiro. Abantu bari hano batetse ku mbabura cyangwa mu ziko bagire gutya, muze kunsubiza mwese, nimutansubiza ndabihanganira. Wafatisha amakara mu mbabura irimo ivu cyangwa iziko? Nibyo rero. Kandi icya kabiri, uyu mugambi wa Satani wo kubangamira iby'umwuka ni ukomeza kugerwaho, uretse ko atazabishobora kubera ingingo ivuga ngo amarembo y'ikuzimu ntazagira ate, ntazarishobora. Abantu bazakora ibyaha bikomeye kandi barabitangiye, babiririmbireho, babibwiririzeho, babisengereho. Nahoze nganiriza bene data yerekwa nabonye ritamaze igihe n'iramara ukwezi, nabonye umugore mwiza cyane ukiri muto Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV 31. Ndabona hari abakiyashaka, ariko reka dukorane n'abahari n'abandi barahadusanga. Haranditse ngo bamaze kugira gute, aho bari bateraniye habiki, bujujwe umwuka wera ari bangahe? Burya ni mwanasomaga. Bamaze Mwami Yesu, umurongo umwe urabananiye koko. Bamaze aho bari bateraniye habiki, bose buzuye umwuka wera ari bangahe? Hanyuma bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Kubyara uyu mwana birasa n'ibigoye, ariko Imana yohereje Tobari ngo avuke. Imana yatanze imbaraga zikomeye kugira ngo umugambi wa Satani uburizwemo muri iki giterane. Imana irahembura abizeye n'abatizera. Imana ishobora byose. Muyitegera amaboko muvuge cyane ngo amen. Intege zanyu ziracyari nkeya, amashyi yanyu aracyari makeya, ntago birihembera ngo bibyare igitambo Imana yakunda. Zamura haleluya mu izina rya Yesu. Nanjye ni amen. Muve muri shoke mukureme sheke, mutanga amashyi meza muyaha Imana. Nkuko tubyumva kandi tubibona, nanjye ni umwigisha mukuru kandi si ukwirata, turasabwa gukora ibintu byinshi mu gihe gito, kandi ntabwo badufite ko dushobozwa byose na Kristo duha iki imbaraga. Icya kabiri, iki giterane mu ijoro banzuye ko kiba igiterane cy'amasengesho. Ni muri ubwo buryo Sara yavuze ngo ibyo ntibyabaho, ariko ntibyamubujije gusama. Arabangurira nshikije kandi bazabyumva bose barashikana nanjye. Ni muri ubwo buryo rero bemeje, ndavuga mu ijoro, ko iki giterane kiba igiterane gihagarariye ibindi byose muri iki gihugu mu kwezi kwa 8. Ibyo simbivugiye kugira ngo wenda mwifate nk'ibitangaza, nuko ibindi biterane byabayeho ku makuru mfite kandi yizewe.
umuntu uvuga ngo Imana yavuze itavuze ari mu bivume. Nuko ibindi biterane byabayeho byabaye ibiterane gusa, ariko icyabaye igiterane cy'amasengesho. Mwe muretse murafashirizwa rimwe. Akaba ariyo mpamvu nitudasenga, unyumvanye kiza, nitutagira gute inzu mwubatse ntimuzabura kuyinyagirirwamo, kuko turasa n'abubatse inzu ariko itagize ite, idasakaye. Nubona atavuga n'abafite imico mibi, uwo mwegera mubwira ngo ni umunsi wo gusakara noneho. Ntabwo mvuga gusakara urusengero, kuko ibijyanye n'urusengero izo ntama zarabonetse, izo ndogobe zarabonetse. Ongera umwiyenzaho mwire ngo data yarabyanzuye. Ahubwo data arashaka ko dutinda mu masengesho, kandi amasengesho akabyara umusaruro. Kubera iki? Ibintu byose dukora, ibintu byose turirimba n'ibyo tuvuga, iyo tutagira amasengesho Satani arabituyorana akatujyana. Icya kabiri, iyo ubwiriza ugashumba ukaririmba ugakora byose utuzuye umwuka wera, unyikiriza ahabwa umugisha. Utagize ute? Saba abantu barankurikiye. Utagize ute? Muvuge kuzura, simvuga gucagata. Utagize ute? Ubu umeze nk'uri mu kubita inyamaswa iri bumurye matera. Nushaka ukubita inshuro 300, aho unanirirwa iragira gute? Birutwa nuko wari gufata umusimari ugafata akanyundo ukayikubita hehe. Niyo mpamvu Imana yakoze ibitangaza bibiri. Abankurikiye munyikirize haleluya. Ntabwo bikiriza amen na gutyo, uvuga ngo amen. Kandi utavuze ngo amen aduteye haleluya, uvuze ngo Imana ntijigashimwe uraho. Iminsi yo kujijwe Imana yagize gute? Ibi nta terabwoba ribirimo, haleluya ni ijambo rivuga ngo Imana ishimwe. Iyo utavuze ngo amen, uvuze ngo ntikagire ite. Hanyuma umuyobozi n'umwigisha bakwiye kuzitera mu buryo buringaniye, uko abantu twese ntituvoma hamwe, ariko twese tukagira tuti uwariye n'utariye, tukagira tuti kandi ushobora kuba utariye Imana yabonye nta bundi buryo wakora amasengesho, bikaba ngombwa ko bibura umunsi umwe, ejo bikagira gute. Nta mpamvu yo kuza kwirakaza hano, niba ari wowe wibuze umunsi umwe nta birenze. Imana iramfasha, ndashaka ko dusenga tuyobowe n'abantu batatu, niba baba bake nanjye ndajyamo, kandi muri aya masengesho tugataramaho, tugakora ubwatsi nk'iminota 4 cyangwa 3, hanyuma isengesho rya gatatu riraba riryo gusaba umugisha, kandi birakunda, turabyizeye. Hari waje yihuta? Hari waje yihuta? Hari witeguye gutinda imbere y'Imana? Ikintu cyose ku Mana kiraba ari utinze imbere y'Imana ikurinda gutinda mu bitaro. Hari witeguye gutinda imbere y'Imana? Haleluya! Kubona umwanya wo gusobanura ibintu birasa n'ibingoye, ariko reka mbicemo gake. Itorero ryagiye rinyura mu bihe by'ububyutse bigera mu bihe nka 7, hanyuma by'umwihariko muri iki kinyejana cya mbere nibwo umushinga mubi wo kuzimya umwuka wera watangiye mu itorero. Hanyuma kirahariye, Imana ishimwe ko bitabura uko ibigenza. Abankurikiye live n'abankurikiranye online, mujye mumenya ko iby'Imana bitazima burundu. Muvuge ngo ntibyazima burundu. Abo tubyemeranyeho mbahaye haleluya. Ubizimya ahangaha bigapfumurira hehe? Kandi icyo nkundira by'umwihariko twebwe aho bitaka ntitujyayo. Turashimira Imana ko yongeye gacana umuriro mu mitima yacu twese, kandi bitayishimishije ikabitwikisha iki? Urugendo rwa mbere rw'ububyutse ni Yesu warutangije, amaze kuvuga ngo icyakora muzahabwa iki? Umwuka wera. Hanyuma izi mbaraga zahawe abantu 120, by'umwihariko kugira ngo hatagira ugira icyo yitwaza. Abantu bari bakomeye muri aba, uwa mbere birumvikana yari nyina wa Yesu. Yari akaze pe, kandi abantu mujya mumuvuga nawe mufite ikibazo, uretse kwanga Mariya na Marigarita ntitubyemerewe, kuko wanga mwene se niki? Nusoma umurongo wa 14 w'igice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa,
haranditse ngo aba bose hamwe na Mariya nyina wa Yesu bikuyemo imyiryo n'iryongeyeho barazamuka bajya mu cyumba cyahe. Abasirimu b'i Kigali ntibabikunda, ariko nasanze atari ubusirimu ahubwo ni ikintu bita ibikomere. Hari igihe umuntu aba yarabaye n'abantu bamubwira nabi, wamuha ikiganza akagira ngo nawe uramubwira nabi. Nyabona ujye umwihorera, ariko niba ubona nta mutima afite, mufate mu kiganza cy'iburyo. Nubona atabishaka kubireka atakurandamukana, mumbarize ngo niba na Mariya nyina wa Yesu. Nubona atavuga umurekure, mumbwire ngo niba na Mariya nyina wa Yesu yaragiye mu cyumba cyo hejuru gusaba umwuka wera. Urumva hari icyo wavuze ku Mana utawugira? Ndababwira Bibiliya, na Mariya nyina wa Yesu yagiye mu cyumba cyahe. Uwa kabiri wari ukaze. Reka mbabwire icyatumye Mariya ajyayo. Mariya kubera urupfu bishe umwana we, yajyanywe no kugira ngo Imana imukize agahinda kagize gute. Nimuzi ko kwica, nimuzi ko hari abo dutera biba bifashe ku itama kubera agahinda kagize gute. Ubwo ko anyihore n'igihe wakamuteye, ubwo ntandenganije, ahubwo ni ingaruka zo kutuzura iki. Uwa kabiri wari ukaze muri iki cyumba, Yesu nashimwe, n'uwo Yesu yavuze ngo ntukiri Simoni ahubwo ubaye Petero, nanjye nzubaka itorero kuri urwo rutare, amarembo y'ikuzimu ntazagira ata. Niba hari umuntu wari ukeneye umwuka wera, n'uriya mushumba Petero, kuko mu cyumba cyo hejuru yahajyanye ibifuti 7. Ntabwo mfite umwanya wo kubivuga. Nta kindi kintu cyagombaga kubimukiza uretse kuzura iki, umwuka wera. Nagira ngo mubabwire ko umuntu ashobora kugira amakote n'amakaruvate n'amagambo meza ameze nka Yaroni, ariko ari umunyabifuti bitagira ingano. Igikomeye kurusha ibindi muri Bibiliya yose niwe wise Yesu ikintu. Imbere y'umuja aramubwira ngo icyo kintu sinzi icyo ugize ute. Wagize intege nke n'amafuti magana amafuti, ariko ndabizi ayo makosa ntabwo urayagira. Ikosa rya kabiri ni ugusinzira Yesu yamubwiye ngo abe, kandi ikosa rya gatatu akanguka ashaka umutwe w'umuntu. Nuko Yesu yoroheje akazi agatema ugutwi, kandi naryo ni ikosa rya kane ryo gutuma abantu batumva iby'umwuka bwera iki, kuko amatwi wagize ute. Hanyuma kuri Pantekote bose bari hamwe mu mwanya umwe bagize bate, umuriro ubatunga urusa n'umuyaga uhuha cyane, bose buzuzwa umwuka wera. Luka yaranditse ngo bahabwa kuvuga mu ndimi nk'uko umwuka yabahaye kugira gute, kuzivuga. Urugendo rwa mbere rw'ububyutse rwari rutangiye. Mwongere mukomere Imana amashyi yabitangije neza. Nyuma y'ibyo yo kubanegura ko ari abasinzi, habayeho kritike z'intangarugero ku rwego komantere bavuga yuko ngo bagiye kuzana abantu bize Ikigiriki, bize Igiheburayo, bize izindi ndimi zari zigezweho muri iki gihe, ni nk'uko bavuga Icyongereza n'Igifaransa n'izindi ndimi muri iki gihe, bakajya bavuga nabo bakagira gute, bakazisubiramo. Bati ibyo bintu muvuga biraciriritse, twebwe twabibonye tutagiye hehe hejuru. Ngo Imana izana ububyutse bwa kabiri bwo gukora ibitangaza, kandi itanga ibitangaza batigana. Harimo icyo guhagurutsa umuntu ushagije imyaka 40 ngo amaze imyaka 38 ku irembo ryitwa Yesu. Munyikirize mbasobanurire. Yesu ashimwe. Ni nayo gahunda Imana ifite muri iki gihe. Ibya kera ntimubyibuke, yatangije bishyashya kandi indangare ntizizabimenya. Hari umurimbyi yavuze ngo mperutse kuyibona, ngo niyongere igirite, niyongere igaruka. Ikintu gikomeye Imana itanga ni ugushoboza abantu gukiranuka, ni ugushoboza abantu kuzura umwuka wera, no gusenga. Ibyo birenze kuba abantu bakubaka etaje iva hano ikagera Nyabugogo, kuko ibi ngibi ni ibintu Imana itanga. Ni isima zo muri Simerwa cyangwa se muri Ntuza, ni amaferabeto n'imisumari byo mu Ntuza hariya. Ariko iyo usomye urwa kabiri rw'Abikorino 5:6 harabangwa Imana ngo niyo yaturemeye iyo ngiyo, ngo ndetse yayiduhereye umwukaho ingwate. Niba mugihari munyikirize. Yesu ashimwe. Mwakwikiriza ra haleluya. Uwiteka haleluya. Iyo wifuza kubona ijuru, abantu bagifite gahunda yo kujya mu ijuru mugire murye.
ukifuza ko Imana yagutabara muri ubu buzima ariko utagira umwuka wera. Ijambo ry'Imana ritubwira ko uri umuswa umeze nk'ushaka kredi muri banki ariko atagira ingwate. Kasubiremo abatabyumvise. Ushaka kujya mu ijuru ugashaka ko Imana yagutabara mu buryo bumwe n'ubundi ariko utagira umwuka wera. Ku Mana umeze nk'umuntu ushaka inguzanyo muri banki ariko atagira nicyo cyihutirwa rero. Ariko ngo bose buzuzwa iki? Mwuka wera. Bavuga mu ndimi nk'uko Mwuka yabahaye kugira gute kuzivuga. Nimusoma iki gice cya 4 n'icya 5, Imana yari itangije ububyutse budapingwa, ububyutse butavogerwa, ngo bwijije abagabo 5,000 mu itorero, abagore n'abana batarimo. Niba hari abantu bigoye kubwiriza mwabigisha, ni abantu bitwa abagabo nubwo atarize abafite akayungiro. Uzanacunge mu gihe twujujwe. Abantu bakunda kuzuzwa n'igitsina gore kuko niyo yibutse ukuntu Imana yamurindiye ku isi ujya kubona ukabona agezarye. Ariko abagabo baba barimo bibaza bateje bundi ku itariki 8 abana bazajya kwiga nawe uri muri za haleluya. Na abagabo bameze nk'abantu bafata fera hazamuka nk'abatariza amategeko y'umuhanda, kubona ikintu cyemeza abagabo bakarira. Intege zabo baranazirase ngo amarira yabo ngo atemba ajya hehe? Ajya mu nda. Ariko reka mbabwire, Yesu yazanye ubundi bugabo bwo kuzura umwuka wera, ukaba ufite ingwate y'ubugingo kandi ibyo byiringiro ntibigukoze iki? Isoni. Agace gasoza, ni iyihe mpamvu abantu batuzura umwuka wera kandi bamaze igihe, tubivuge mu mazina, muri ADPR no mu yandi mazina, baramya, bahimbaza, basirimba, urusengero rwenda kwiyasa imitutu. Ni umurongo wa 10 igice cya 16 muri Luka, haranditse ngo ukiranuka kuri bike abakiranutse no kubigiza gute? No kubikomeye. Ni umurongo wa mbere mu mubwiriza igice cya 10, haranditse ngo isazi zipfuye zituma amadahano yoshejwe n'abose anuka gute? Nabi. Ngo ni kubupfapfa buke bwonona ubwenge n'iki? Ni icyubahiro. Abantu bari hano batetse ku mbabura cyangwa mu ziko bagire gutya. Muze kunsubiza mwese, nimutansubiza ndabihanganira. Wafatisha amakara mu mbabura irimo ivu cyangwa iziko? Nibyo rero. Kandi icya kabiri, uyu mugambi wa Satani wo kubangamira iby'umwuka ni ukomeza kugerwaho, uretse ko atazabishobora kubera ingingo ivuga ngo amarembo y'ikuzimu ntazagira ate? Ntazarishobora. Abantu bazakora ibyaha bikomeye kandi barabitangiye, babiririmbireho, babibwiririzeho, babisengereho. Nahoze nganiriza bene data yerekwa nabonye ritamaze igihe n'iramara ukwezi, nabonye umugore mwiza cyane ukiri muto atangiriye abantu bose ku marembo y'urusengero, atandaraje yambaye ubusa buri uhageze wese hejuru ya 80% agahita hasiga Bibiliya. Narinzi ko ziri buhasiga abagabo n'abagore n'abakobwa n'abahungu barazihasiga. Hanyuma imbere ye nko muri 5 metero uri hafi y'umuryango hari undi nawe bangana, we yarantangaje, yari afite amabere 3 mu gituza, akonsa abantu nk'uko ingurube yonsa abana, kumwe abana b'ingurube barwanira amabere ya nyina. Arabonsa uwo yonsaga wese yahitaga afatwa n'irari ry'akataraboneka rititaye ku myaka afite, agahita asubira kuri wa mugore wa mbere akamubwira ngo nageze ubushake, Bibiliya nayigusigiye, ngaho reka turyamane. Yarangiza akamusubiza ngo mfite akazi ko kugusha abantu benshi mu itorero, genda usambane n'uwakonyeje. Ijwi ry'Imana rirambwira ngo uretse umuntu uzi kwiyiriza no kwirinda, nushaka uzasenga ushinze umutwe cyangwa se uririmba ukora kiribite, ntiwarusha Satani. Ubwo busamanye buzamufata. Kandi ndi umuhanuzi ukuze, abantu benshi ibi bintu byamaze kubafata, baca inyuma bo bashatse, cyane cyane ko nko ku gitsina gabo bo n'abana beza, uretse ko n'abagore bafashwe, umugabo iyo yaguciye inyuma nibwo aguha keza itabaho ngo asibanganye iki. Abantu bageze ku rwego gusambana babitegera. Niyeze mba ahantu umudiyakoni umumama w'umukoranabushake aratwakira, hanyuma uwabateraga inkunga mu kwakira abashyitsi abayaje uwo munsi yari yabwiye ko abashyitsi bose bazabona bazamubaza amafaranga. Nawe aramukarabye, akimukarabye abayuzuye umwuka, aramufata aramubwira ngo ibyo kurya by'abakozi banjye ni umuti ubavura, ni n'urukingo rwabo, ntabwo ari ibiryo by'indayi. Umugabo umwe ararakara w'umuyobozi, arangije abwira umwarimu w'aho hantu ngo ubundi aba basivile b'abaginga b'abaturage ngo batumira bakira abantu b'icyubahiro kubera iki? Hanyuma arangije wa mugore arongera aruzuzwa ngo kandi niba utamenya iby'Uwiteka avuganye nawe ngo uzagende bakugaburireho bakongeze ikuvurere.
ikuvurira abatayizi nanjye nayimenyeye aho, ni indaya y'ubuntu baha abantu batanga amafaranga mu mahoteli akomeye abakunda ubusambanyi. Iyo uri umukiriya muri hoteli zikomeye kandi uza kenshi bakongeza umugore w'ubuntu mu ikoranabuhingwa ryayo, nibo bita inki ikuvurire. Icyo nicyo cyemeje umugabo aremera arasohoka, tumaze kurya aragaruka dupfukama imbere arabanga igihe cyanjye cyageze, musabira Imana imbabazi, sinibuka inshuro nsambanye. Iyo ngenda iriya mu ndege njya kurangura ibicuruzwa ndarana n'abagore b'ubuntu n'uwanjye ntiyarabizi. Rero muri iyi yavuze ngo mureke ibyifuzwa nabande n'abisi, mushaka ibyahishwa baki abanyabwenge. Imana ikimishurira ibyo, yamaye ikimenyetso nagiye kubwiriza ahantu, hanyuma inuma w'umuntu irambwira ngo ibyaha barabyatura ntibabisengera, kwa kundi dukunze kuvuga ngo abatsinzwe muhaguruke mugahurizamo, ushaka uwo waturira kuwisha ibicumuro ntazagubwa neza, ariko ubyatura kabireka azagira ate, azababarirwa. Hanyuma nshoje kwigisha abantu umwanya w'uko watsinzwe azamura ikiganza mu buryo nyine muze namwe turabegera. Hanyuma umukecuru umwe ntekereza ko ari nko mu myaka 70 arabanga Imana imbabayiye ngo iyo pasiteri yacu ngo ari kubwiza ngo numva twaryamana. Utazagira ngo ni imyaka rero, ni abadayimoni basaze basizoye bacunga dusinziriye barinjira, kandi Imana yarambwiye ngo sinzavuga ibintu byinshi ngo abo mbibwira bazaba babizi. Hari igihe umuntu abazi ibyo agize ati azi, kandi ibyo ntibyitwa kubaza, byitwa kwibaraguza. Intama zitwa urusengero rwarabonetse, nabonye urusengero rwiza cyane, kandi si ugupimiranye nka babandi bavuga ngo ubwo byibushye ufite n'ikamyo. N'uwahanura yahera ku byo areba, ariko Imana izakora ibirenze ibyo mwateguye, kuko niyo yiteye inkunga yitwa Imana ishobora bingahe byose. Uyu munsi babajwe n'imitima y'abubaka itagira ubugingo. Ngayo nguko nagira ngo twinginge Imana tubibwire ngo kuraho ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma utatwuzuza umwuka wera. Nicyo cya mbere tugiye gusengera, muhaguruke tugisengere. Kandi wibwire ko Imana yaguha umwuka wera udasenze, ntibibaho, ntawe yaguha rwose. Abaroma 8:9 aravuga ngo umuntu wese utagira umwuka wa Kristo ntaba ari uwe. Nabajije abantu abari uwande, baransubiza ngo abari uwa Satani. Oya, siko birivuga, abari uw'umuyobozi we. Iyo uri umuririmbyi utagira umwuka wera uba ari uw'umuyobozi ukuyobora muri korali. Iyo uri umukristo utagira umwuka wera uba ari uwo mushumba. Niyo mpamvu Mose abwira Imana ati mpamvu kumfasha kubaheka kuko bararemereye. Kuko umuntu wese utagira umwuka wera abagize ate, abaremereye. Namwe murabyumva mutiriwe mujya mu mwuka. Umuntu udahumeka aba ari muzima. Hanyuma iyo umuntu akiri mu mwuka niyo yapfuye aremera ryari. Yes. Niyo mpamvu uzasanga manda ya korali irangira uwayiyoboraga mbere ntagaruke kwiyamamaza, kuko bagize gute. Uraseka shaho, uraseka ibintu bibabaje. Reka duhombeke amaso twese ababishoboye. N'uwambwiye ngo ntago yahombeka amaso ngo batazamukubita. Urakubitwa nande hano? Umuntu wumva ufite ikintu cyamwanduje cyatuma dusenza tuzura umwuka wera azamura ikiganza cye. Mu byo uvuga, mu byo ukora, reka nyobora uko nyobowe. Niba ufite ikintu wumva cyakwanduje cyatuma dusenza umwuka wera atakuzaho, zamura ikiganza cyawe dusenga. Zamura cyane. Aho uri ni imbere y'Imana, no gusigara wicaye abandi bahagaze, icyo cyo si icyaha, ni igicumuro. Turi imbere y'Imana tuzi neza ubupfapfa buke bwonona ubwenge n'iki n'icyubahiro. Zamura ikiganza tukwingingira Imana. Zamura cyane. Ijwi rikubwira guca bugufi, urimo uradutinza kandi dufite umwanya muto. Ijwi rikubwira guca bugufi niryo ry'Imana, rikubwira ko ryihorera ni irya Satani. Urumvira irihe murayi? Migani 1:23 bavuga ngo narabahamagaye muraninira, ndambuye ukuboko ntihagire ubyitaho. Erega ndabizi gahunda turimo bayobozi, ndazizi. Mwanambwiye muti rwose twese ntawe utabizi ko turi mu ntego ivuga ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa. Shira Imana bugufi, nta kindi bisaba. Abazamuye mwese mwigirane imbere dusenga. Mushingure. Uyu mushinga uko abantu baba mu giterane ntibihane umaze imyaka 525 uvumbu. Duherutse kuba ahantu abaririmbyi bararirimba beza kandi benshi baririmba kurusha abaririmbye hano. Umusaza twari twegeranye ararira akajya ahigiza nk'umwana uhiye. Ndamubwira nwarizwa n'iki muze? Arambwira ati ibi bintu abantu baririmba bakabira icyuya batagira umwuka wera. Imana yabitubwiye muri 76. Twaratewe, amatwi yacu ntabyumva n'amaso yacu ntabireba.
ariko bwira Imana ngo ubwo ugenderera abandi nanjye ntuseke. Mumere mikrofone Celestine, hanyuma n'undi muntu ukeneye kwerezwa mu iteraniro apfukama aho ari, hanyuma dusenge. Mbibutse yuko ikiyo kidakunze n'ibindi ntago byemera. Ntago tuba twakoreye Imana, tuba twakoze icyo bita gutamporeza. Niba wumva ukeneye kwerezwa imbere y'Imana, pfukama huri dusengane. Kansabe abakozi Imana baze tubakikize, usengera abandi ahagarare, usengerwa apfukame. Tubingingira Imana, natwe ariko tutiretse twingingira Imana. Usengera abandi ahagarare, usengerwa apfukame. Nuko tumaze kubigira akamenyero, ariko amagambo avugiye harakomeye. Kadusenge. Mana yacu, umuntu wese nasenga, turi imbere yawe mutanga bugingo, gira ikintu uvugira imbere y'Imana, kandi urabufite waje ngo intama zibone bwinshi. Aba bantu bo batsinzwe n'urubanza bemera kuza gupfukama imbere yawe, kandi waravuze ngo uzatera intambwe imwe, uzatera 99 umusanganira. Enda nkundira ubasanganire kandi ubasanganiza ubugingo, kandi urabufite. Urakoze ku ijwi ryawe ryiza byageze ku mutima wabo rikabahamagara. Uyu munsi rero bari ku ibibi bakiriye ibyiza. Natwe turabasengera turabasabira ubugingo, maraso yawe natwe ubandike aho abandi bakiranutsi banditse. Ubakomereza amaboko, wahe gutsinda no kunesha byagiye bibatsinda. Ubarinde umubi. Turabirukanaho imyuka mibi na za karande byose byagiye birandaranda ku buzima bwabo, bibatwaza igitugu, bibaganisha habi. Kandi tubatuyeho umugisha, nkuko umurimbyi yavuze ngo imigisha yose yo mu gakiza k'ubuntu narayihawe. Tubatuye impagarike n'ubugingo, tubatuyeho amahoro. Natwe abahagaze twumvisha amagambo akomeye cyane. Uwiteka Imana yacu, Umwuka wera nibwo buryo bwonyine wahaye umugenzi kugira ngo bibe imbaraga zimugeze yajya. Ariko abantu b'iki gihe barafuduka cyane bakagenda bagafata urugendo batagira impamba. None rero uyu mwanya turibukijwe, dukundira duhe impamba, imitima yacu yuzure ibyishimo. Irembo ryera TV, Irembo ryera TV, Irembo ryera TV, Irembo ryera